Mbanje gushimira abakunzi ba Kigali City TV muri ab'agaciro gakomeye cyane. Wowe ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi, wahawe ikaze kuri uyu muyoboro mugari. Wowe ukigera aha ngaha ari ubwa mbere, uhawe ikaze kuba watangira gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubona inkuru zacu zigiye zitandukanye cyangwa se ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nkuko muri kubibona kuri screen zanyu, uyu yitwa Mutesi Jolly, ni umukobwa wabiciye biracika mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Miss Rwanda. Inkuru iyo yataramiye u Rwanda mu mahanga, bamwita umwana w'umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame, ariko yagaruka mu Rwanda bakamutaramana nk'umukobwa w'umwiyemezi, igishegabo, umukobwa utsimbarara ku myumvirire n'ibitekerezo bye, kabone ko niyo byaba ari amafuti. Abareberera mu bidarubindi binini, Mutesi Jolly niwe nyampinga w'u Rwanda werekanye ubuhanga n'ubwenge budasanzwe mu mateka y'iri rushanwa rya Miss Rwanda kuva ryasubukurwa nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1904. Ibyo babishingira ku bikorwa bye n'umuhate yagaragaje mu kwihutisha iterambere ry'abagore n'abakobwa kuva yakwambikwa ikamba rya nyampinga muri 2016. Abamujora bati ariko si umukobwa ushobora kumara iminota 5 avugisha abanyarwanda mu rurimi rw'icyongereza atitaye kuba mu bamuteze amatwi harimo n'abatumva urwo rurimi. Ni gute bamwambitse ikamba rya nyampinga y'u Rwanda bibagiwe kumwigisha ururimi kavukire rw'ikinyarwanda? Amagambo rusange mu rurimi rw'ikinyarwanda nko kurya, ntabwo, inama, impano bimusaba kuyavuga. Uzaba ukoroza ubwonko bwe kuko ubanza no gutekereza abikora mu rurimi rw'icyongereza gusa. Ni umukobwa wabwira ngo avuge mu kinyarwanda bikamunanira. Bamwe bati namwe muramurenganya, none se ko yavukiye mu gihugu cya Uganda akahakurira akayigira amashuri abanza n'igice kinini cy'ayisumbuye akaba yarakize mu gihugu cya Uganda? Nibyo koko afite abantu benshi bamukunda, ariko kandi hari na benshi bamunenga kubera mu mvugo zimwe na zimwe zikarishye akunda kumvikanamo mu itangazamakuru zidatana n'amagambo y'akajombabugabo akunda kunyuza ku mbuga nkoranyambaga ziwe. Ku bagabo ho yararahiye arirenga avuga ko nta mugabo wamusuzugura ngo amugire nk'ifundi ngo ibigere bivuzo. Anashimangira ko gushaka umugabo bitari mu byo ashyize imbere ku myaka ye 29 y'amavuko. Mutesi Jolly ni umukobwa wakomeje kuvugisha abanyarwanda benshi. Ni umukobwa ukundwa n'abanyarwanda ariko agakomeretsa abanyarwanda bayita karinyana zimbwa. Uko biri kose kuba bamuvuga nuko ahari kandi akora akanavuga ibyo benshi batinya, ari nayo mpamvu abenshi batinya. Tukaba tugiye kugaruka ku dushya 15 twaranze ubuzima bwa Miss Mutesi Jolly nyuma yo kwamamara abikesha ikamba rya nyampinga y'u Rwanda yambitswe muri 2016. Utwo dushya 15 turibanda ku bikorwa, imvugo, ibikorwa n'ibivugwa rirebye byagarutsweho mu itangazamakuru n'ibyagarutswe ku mbuga nkoranyambaga ziwe bidatanya n'abamamaye. Ugeze kuri Kigali City TV kandi icyo gukora urakizi.
Ikaze rero mu isi y'ibyamamare, aho ubuzima bw'ibyamamare buri ku karubanda. Nitwa Hitinyo Samba Boy, ni mu nyemerere dutangire gutya. Ku mwanya wa 10 turahasanga amagambo yafashwe nk'ubwishingizi bukabije ubwo Miss Mutesi Jolly yahishuraga ko umuhanzi Diamond Platnumz wo mu gihugu cya Tanzania atari umugabo we w'inzozi ze, bityo ati aramutse aje kumutereta ntiyabyemera, kabone ko nubwo yakwishyura ibya mirenge siyamwemera. Muri Kanama 2021 nibwo hagiye amafoto agaragaza Miss Jolly ari kumwe n'umuhanzi Diamond Platnumz. Urumva ko ni ibintu byiza, maze bamwe bakoresha imbuga nkoranyambaga batangira gukeka ko aba bombi baba bafitanye umubano wihariye. Yewe bamwe banarenga imbibi bavuga ko mu mvugo ishimishije ko Jolly agiye kuzana Baby Jolly mu Rwanda Diamond, ariko ibyo ngibyo Jolly yaje kubyamaganira kure, ahubwo ayishura ko ayo mafoto yafashwe ubwo bahuriraga mu gihugu cya Tanzania nyuma y'ibiganiro byari bigamije ubufatanye bwa Wasafi Media ndetse n'abategura irushanwa rya Miss Entertainment byari giye kubera mu gihugu cya Tanzania. Yarabera umuyobozi ubwo Miss Jolly yagarukaga mu Rwanda mu ntangiriro za 2022. Yabajijwe n'umunyamakuru Munyarwaya Innocent ukunda kwitwa Yago kuri ayo mafoto ya Diamond Platnumz. Maze gusoza kuri iyo ngingo amubaza niba Diamond niba bahuye atarigeze amusaba ko bakundana, Miss Jolly arabihakana. Hanyuma umunyamakuru yongera kumubaza n'igihe Diamond yatera intambwe akamusaba ko bakundana niba yabyemera, maze nyamukobwa amusubiza atajuyaje ko bitakunda, anaboneraho guhishura ko atari umugabo w'inzozi ze Diamond. Maze ako kanya uwitwa Mutesi Jolly yavuze ko atakundana na Diamond Platnumz ngo kubera ko ari indaya, ngakunda abakobwa benshi, ngo rero kuguhera muri ibyo ngibyo ngo nta cyagenda, ngo nta kintu kirimo. Urumva ko ntabwo ngari umuhungu w'inzozi ziwe nk'uko abitangaza Mutesi Jolly. Ku mwanya wa 9 turahasanga igitutsi inyana z'imbwa yigeze gutuka abagabo batita ku bagore babo, ariko kitirirwa ubwirasi n'ubwirasi bwe n'ubushunguzi bwiwe nk'umukobwa ukunze kumvikana ko gushaka atari ibintu biri mu bintu byiwe. Ubwo umunyarwandakazi yari ari mu kiganiro The Choice Life, ubwo yabajijwe ikibazo cyo gushaka umugabo nk'ingingo ituma nk'uwabikoze yaguka mu bitekerezo byiwe, Mutesi Jolly mu gusubiza kuri iyi ngingo hari abagabo benshi b'imburamumaro ku buryo kubana nawe aricyo cyako kibi kurusha ibindi byose, bazarezaho igitutsi cyo kwita abagabo nk'abo inyana z'imbwa. Bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga
ntabwo bakiriye neza aya magambo ya Miss Mutesi Jolly, kuko bamwe muri bo bahise bayahugiraho bamutuka bivuye inyuma, abandi nabo bamubwira ko azagumirwa nakomeza iyi myitwarire yo kuvuga amagambo mabi n'ubwishongozi mu ruhame. Ku mwanya wa 8 turahasanga agashya k'imyambaro ihenze Miss Mutesi Jolly yigeze kwambarira rimwe, ifite agaciro ka miliyoni 29 z'amafaranga y'u Rwanda, bigahita bimugira nyampinga w'u Rwanda waserukanye imyenda ihenze ku munsi umwe. Muri 2024 ubwo Miss Jolly yitabiraga ibirori bya Silver Gala byabereye mu nyubako ya Kigali Convention Center, niwe muntu wari wambaye imyambaro ihenze kurusha abandi bari muri ibyo birori. Ni ikanzu ya miliyoni 1,500,000, ishakoshi ya miliyoni 5, impeta ya miliyoni 4 n'imisago, inkweto zasagaga miliyoni 2, amaherena y'ibihumbi birenga 800, isaha ya miliyoni 22 n'imisago n'iby'uyu munyarwandakazi yaserukanye muri ibyo birori by'imbaturamugabo. Agaciro mu mafaranga k'iyo myambaro byakoze hashingiye kuri ibyo bicuro byari byanditswe n'izo showbiz zigiye zitandukanye, icyicaro gikuru mu gihugu cy'Ubutaliyani. Soza kuri iyi ngingo, mu Rwanda Mutesi Jolly niwe nyampinga wenyine ufite aka gahigo ko kwambarira rimwe imyambaro ihenze cyane mu mateka y'iri rushanwa. Ku mwanya wa 7 turahasanga ibirego byinshi by'abakobwa bitabiriye Miss Rwanda bashinjaga Miss Mutesi Jolly kubigirizaho nkana no kubasebereza imbere y'akanama nkemurampaka kari gashinzwe gutegura irushanwa kuri ubu ritakiwe. Mu mpera za 2020 nibwo Mutesi Jolly yaje kuvuga kuri Mukeshimana Yvette waje gusezererwa mu bakobwa bahataniraga ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2020. Nyuma yo gusezererwa yumvikana mu itangazamakuru avuga ko Miss Mutesi Jolly wari umwe mu bari bagize akanama nkemurampaka yamwigejeho nkana ubwo yatangarizaga akanama nkemurampaka umushinga we wamaganiwe kure na Mutesi Jolly. Umukobwa yatangiye avuga ngo yari nomero ya 6, ngo urabizi yuko ubanza kwivuga, atangira avuga amagambo. Hanyuma agitangaza umushinga we yavuze ko titire, na nyuma akivuga ikibazo cya mbere umujaji umwe agize ngo ahita afata microphone, hoya ibyo bintu ntabihari, ayo ni amagambo ya Mutesi Jolly. Uyu mukobwa yavuze ngo ntabwo yatinya kumuvuga kandi azabikosore, bajye batanga na ba nyampinga umwanya kuriya amatora award arangiye hanyuma bavuge. Umukobwa icyo gihe yanahishuye ko ubona bagenzi be bitabiriye iryo rushanwa bari basanganywe impungenge zo kubazwa na Miss Mutesi Jolly, kuko ngo akenshi atishimiraga mu buryo basubizagamo
ikiguzi icyo ari cyo cyose cyasaga Mutesi Jolly yari kubasubiza inyuma. Muri 2022 nabwo mu bakobwa bitabiriye iryo rushanwa rya Miss Rwanda bashinjije Miss Mutesi Jolly kubera no gushyigikira mugenzi we bari bahanganiye iryo kamba, Nshuti Divine Muheto Divine. Yamubwiye ko ari mwiza imbere n'inyuma kandi amufitiye icyizere yo kuzegukana iryo kamba. Ibyo byose abivugira mu ruhame, yirengagiza ko abafite akanama gakemura ibibazo nyuma y'uko Nshuti Divine Muheto yegukanye iryo kamba rya Miss Rwanda 2022. Bamwe bavuze ko yayiheshejwe na Mutesi Jolly ngo wamurwaniye ishyaka kurenza abandi. Ku mwanya wa 6 turahasanga agashya ko kuba Miss Mutesi Jolly yaratumiwe na kaminuza ikomeye yitwa Oxford University ngatanga ikiganiro mu nama ihuza intiti z'abanyafurika ziga muri izo kaminuza. Oxford ibarizwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu ntangiriro za Gicurasi 2024 nibwo ubuyobozi bwo mu muryango Oxford Africa bwemeje ubutumire bwa Miss Mutesi Jolly mu nama ya Oxford Africa Conference. Muri iyo nama ihuriza hamwe intiti zikomoka ku mugabane wa Afurika ziga muri iyo kaminuza, Miss Mutesi Jolly yayitumiwemo nk'umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho ikiganiro yatanze kibanze ku rugendo rw'imyaka 30 u Rwanda rwari rumaze rwiyubaka nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Miss Mutesi Jolly yabaye nyampinga w'u Rwanda, yabaye uwa mbere watumiwe muri iyo nama mpuzamahanga ngarukamwaka yatangiye kuba mu myaka w'1958. Ku mwanya wa 5 turahasanga agashya ko kuba Miss Jolly yarigeze kuba umunyeshuri umwe wo mu kigo cyose wasuzuguye itegeko mu kigo yigagaho mu mashuri yisumbuye. Byavugaga ko abanyeshuri b'abakobwa n'abahungu bose bagomba kwambara amapantaro. Ubwo Jolly usanga mu muco wo gutsimbarana ku byo yizera yaganiraga na Isimbi TV, yahishuye ko akiri umunyeshuri mu yisumbuye yigeze kurwana yivuye inyuma itegeko ryavugaga ko abanyeshuri bose abakobwa n'abahungu bagomba kwambara amapantaro mu rwego rwo kwirinda ubusambanyi muri icyo kigo, ariko we yanze kurikurikiza asigara ari we mukobwa wenyine wambaraga ijipo mu kigo cyose. Vuga ko Mutesi Jolly yari amenyeye kwiyambarira ubujipo bugufiya atari kwigera yambara ipantaro. Yakomeje kubivuga yiramata avuga ngo ngiye nanga amapantaro ndi umunyeshuri. Rero mu kigo cyaho mu kigo aho ngaho yigaga ngo nago yere kwigera kunda umukobwa ngo umuhungu ngo n'umwe, ngo Jolly ngo yikundira abasore batuje batamenyekana batari abasitari. Ngewe rero reka mbabwire ngo iyi ngiyi yari Kigali City TV, ngenda bakunda cyane. Wowe utarakanda subscribe uhawe ikaze kuba wakanda subscribe, ngewe ndabakunda cyane.